tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Venano Makegi ukakigezwaho na Transworld Radio. Soma kandi wige Bibiliya, usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana nabane nawe, kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntamvutsa. Ubwo duherukana kubwiye ko itegeko ryo kurimbura abayuda ryasohotse kandi rikamamazwa hose mu bwami bw'Ubuperesi. Mukanya ngiye kukubwira uko Moridekayi yasabye Esteri kujya gusabira abayuda kubabarirwa imbere y'umwami ngo ntibarimburwe. Turaza kumenya niba koko umwami yaba yarakiriye ubusabe bwa Esteri. Nyemera tubaze dufate akaruhuko ubundi ngaruke mukanya twiganirire. Imana ikomeze kugira neza. Transworld Radio. Oh, Transworld Radio. Transworld Radio. Transworld Radio. Samirana, 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 Samirana. Imani happy cyubahiro. Muri Esteri igice cya 4 ku murongo wa 3 haravuga ngo kandi mu bihugu byose aho itegeko n'iteka by'umwami byageraga habagaho umubabaro mwinshi mu bayuda, bakiriza ubusa bakarira bakaboroga, kandi benshi muri bo biryamira hasi kubigunira no mwivu. Inshuti yanjye, mbese wabonye ko naho batubwira ko abayuda basenze? Ngira ngo urabona ko ibi byerekana neza ko aba bantu batari bakiri mu bushake bw'Imana. Itegeko rya Kuro ryahanuwe na Yesaya ryemereraga Abisirayeli gusubira mu gihugu cyabo, nyamara ntibigeze basubirayo. Mu by'ukuri ntabwo bari mu bushake bw'Imana. Kubw'iyo mpamvu rero ntibigeze batekereza no kujya imbere y'Imana ngo basenge, ariko bibutse gukora imihango yabo y'idini, biyiriza ubusa, bambaye ibigunira kandi bisiga ivu. Abayuda biringiye cyane itegeko ry'umwami Serusi ko rigomba kubakoraho nta kabuza. Iryo ryari itegeko ry'Abamedi n'Abaperesi, kandi dushingiye kuri iki gitabo cya Esteri n'igitabo cya Danieli byari bizwi neza ko itegeko ry'Abamedi n'Abaperesi ritajya rihinduka. Kandi nanone ngira ngo uribuka ko n'umwami Serusi ubwe igihe yashyiraga ku ruhande umwamikazi we w'uburanga Vashiti ntiyigeze ahindura itegeko ngo abe yakongera kugarukana uyu mugore we ibwami. Uyu mwami Serusi ntiyashoboraga guhindura itegeko yabaga yashyizeho mbere. Ni nayo mpamvu abayuda batekereje ko nta kabuza iri tegeko ryo kubarimbura babashyiriyeho ridashobora guhinduka na gato, bituma bagandara, bambara ibigunira ndetse bisiga ivu. Kubigaragara n'uyu munsi ntekereza ko itorero rikwiriye kwitandukanya n'ibyaha. Ibi kandi ntabwo bigomba gukorwa n'abatizera gusa, ahubwo bigomba gukorwa n'abizera. Uwizera usanzwe usanga avuga ngo yego nizera Kristo, nyamara atarigeze mu by'ukuri yitandukanya n'icyaha mu buzima bwe. Uyu munsi urasanga hariho icyaha mu buzima bw'itorero. Mbese ni ryari uheruka kumva umunyabyaha wari warayobye akizwa agatakira Imana ngo imubabarire? Vernon Magi avuga ko agitangira umurimo we w'ivugabutumwa ngo yabonye abantu benshi barira cyane batakira Imana, ngo nyamara muri iki gihe ntabakibona. Kabone no mu biterane by'ivugabutumwa usanga hari abantu benshi baza imbere kwihana, nyamara nta bantu wabona muri bo batakishwa n'ibyaha byabo. Kubera iki? Nuko abantu b'iki gihe batagiha agaciro cyane Imana n'agakiza yatanze mu mwana wayo Yesu Kristo. Ntabwo bizera ko Imana izaciraho iteka umunyabyaha uzaguma mu byaha ntahindukirire Kristo. Moridekayi nawe yarazi neza ko itegeko ry'Abamedi n'Abaperesi ritajya rihinduka, nuko ashishimura imyenda ye, yambara ibigunira kandi yisiga ivu. Arangije agenda hagati mu mudugudu arataka cyane n'ijwi rirenga, kandi abayuda bo mu Buperesi bose biyiriza ubusa, bararira cyane, barataka, kuko bari bazi neza ko iri tegeko ry'Abaperesi ridashobora guhinduka. Muri Esteri igice cya 4 ku murongo wa 4 Bibiliya iravuga ngo bukeye abaja ba Esteri n'inkone ze baraza barabimubwira, arababara cyane, yoherereza Moridekayi imyambaro yo kwambara ngo bamwambure ibigunira, ariko yanga kuyambara. Umwamikazi Esteri yumvaga atekanye, ariko ababazwa cyane n'imyitwarire ya Moridekayi wari waramureze akiri umwana muto. Muri iki gihe Moridekayi yari hanze y'umudugudu
agendagenda ataka kandi arira cyane. Hanyuma noneho Esiteri yakoze iki? Yoherereje Moridekayi indi myenda mishya. Iyo myenda yari myiza cyane kandi ihenze. Birumvikana ko yari imyenda ifite amabara akeye. Nyamara iyi myenda ikeye y'amabara ntacyo yari guhindura ku itegeko ry'umwami ryari ryasohotse. Kwambara iyo myenda mishya kwa Moridekayi ntacyo byari guhindura ku itegeko ryo kwica abayuda ryari rimaze kwamamara. Hano harimo isomo dushobora gukuramo. Imihango y'idini ntabwo ishobora gukura umuntu mu rubanza rw'ibyaha imbere y'Imana, kandi imihango y'idini ntabwo ishobora gukuraho itegeko ry'Imana rivuga ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Inshuti yanjye, abantu usanga bahisha ibyaha byabo mu buryo butandukanye. Bamwe bagerageza kwiyambika imyenda myiza, ugasanga bahakana ko umuntu atari umunyabyaha, bagatekereza ko hariho umwambaro bashobora kwambara wabahisha ibyaha byabo. Bene aba bantu kandi usanga batekereza ko icyaha ari ikosa rito. Bashobora guhisha uko bashatse kose, batekereza ko bo ubwabo bashobora kwikuraho icyaha mu buzima bwabo. Umuntu umwe niwe wigeze kuvuga ngo imbere kuri aritari hahindutse ahantu umuntu ukinisha icyaha ahagarara akabwira abantu bakina n'icyaha ko bagomba kugerageza kwirinda gukina n'icyaha. Nyumvira nawe aho itorero ry'iki gihe rigeze. Inshuti yanjye, ni ukuri rwose ibi bintu birababaje, kandi nta kabuza rwose ko isi yamaze kuganza itorero. Muri iki gihe ntabwo itorero rikeneye impinduka cyangwa ububyutse, ahubwo rikeneye kongera gusanwa bundi bushya. Abizera bo muri iki gihe bakeneye kuvuka ubwa kabiri bundi bushya. Umwe mu bakuru b'abayuda witwaga Nikodemu yari umunyedini cyane, ariko umwami wacu aramubwira ngo ukeneye kuvuka ubwa kabiri. Aya magambo yanditse muri Yohana igice cya 3 ku murongo wa 7. Inshuti yanjye, dukeneye indi kamere nshya, kuko dufite kamere y'icyaha, kandi iyi kamere y'icyaha dufite nishobora kujya mu ijuru. Inshuti yanjye, ukeneye kuza ku mwami Yesu Kristo ukamwizera. Yapfuye ku musaraba ku bwawe, yagiye mu cyimbo cyawe, kandi yishyura igihano cy'icyaha cyari kikuriho. Icyo usabwa gukora ni ukumwemera, ukemera ibyo yagukoreye, kugira ngo uzajye mu ijuru nuko wizera ko Kristo yagupfiriye. Hari undi mwambaro kandi abantu b'iki gihe basigaye biyambika. Uwo mwambaro witwa education cyangwa uburezi. Abize bavuga ko icyaha ari ukwikunda, bavuga ko igikwiriye ari ukwigisha no gutoza abantu kugira ngo nabo bataba abanyamwigendaho. Hariho mushiki wa Vernon McGee wari muto kuri we. Se wabo yakundaga kubazanira agapfunyika k'amabombo buri gihe iyo yabaga avuye ku kazi. Nuko akabwira Vernon McGee ko agomba kugabana izo bombo na mushiki we. Vernon McGee buri gihe ngo niwe wakoraga mbere muri ako gapfunyika, ariko ngo mushiki we bikamubabaza kuko yakoragamo nyuma. Inshuti yanjye, mbese ushobora kwemera ko uburezi wahawe mu ishuri udashobora gukuraho kwikunda ko mu mutima wawe? Rwose ntumbeshye ngo uvuge ko amashuri wize atuma uba umuntu utikunda. Ntabwo bishoboka. Mu myaka myinshi yashize, Dr. Shala Matthews wo muri kaminuza ya Chicago wigishaga ibijyanye n'iyobokamana yigeze gutanga igisobanuro ku byerekeranye n'ijambo icyaha, maze aravuga ngo icyaha ni ikintu kibi ariko gishobora guhumura amaso umuntu kikamugeza ku cyiza. Inshuti yanjye, tekereza kuri ayo magambo gato. Numara kuyatekerezaho urasanga Dr. Shala yaragaragaje ko icyaha ari ikintu cyiza, kandi uko ni nako idini rikubwira nawe uyu munsi. Inshuti yanjye, mbese wanyemera nkakubwira ko ukeneye uwundi mwambaro mushya, ukeneye gukiranuka ku bwa Kristo. Icyo nicyo cyonyine gishobora kugufasha guhagarara imbere y'Imana. Moridekayi rero ntabwo yigeze yemera umwambaro mushya umukobwa we Esiteri yari yamwoherereje. Igihe uyu mwambaro wagarukiraga Esiteri, yahise amenya ko ari ikintu kitariho kigenda neza kuri Moridekayi. Esiteri yamenye neza ko icyatumye Moridekayi amusubiza imyambaro ye gishobora kuba ari ikintu kitoroshye na gato. Muri Esiteri igice cya 4 ku murongo wa 5 baravuga ngo nuko Esiteri ahamagaza Hataki wo mu nkone z'umwami, uwo umwami yari yategetse kumukorera, amutuma amwihanangirije ngo asange Moridekayi amubaza ibibaye n'impamvu zabyo. Esiteri yari akeneye ibisubizo ku cyariho kijya mbere. Yifuje kumenya icyatumye Moridekayi yanga kwakira imyambaro yari yamwoherereje. Muri Esiteri igice cya 4 ku murongo wa 6 Bibiliya iravuga ngo nuko Hataki aragenda asanga Moridekayi ku karubanda ku irembo ry'ibwami. Birumvikana nk'umwamikazi ntabwo yari gupfa kugenda nta gahunda, ahubwo yatumye Hataki umugaragu we kuri Moridekayi. Muri Esiteri igice cya 4 guhera ku murongo wa 7 kugera ku wa 9 haravuga ngo Moridekayi amutekereza ibyamubayeho byose n'umubare w'impiya uko zingana Hamani yasezeranye kuzashyira mu bubiko
umwami azitanga ku bayuda ngo abarimbure, kandi amuha urwandiko rukurikije urw'iteka ryamamajwe Ishushani ryo kubarimbura ngo arwereke Esiteri arumusomere. Ahera akamwihanangiriza ngo asange umwami amwinginge ahakirwe bene wabo kuri we. Hatacyo aragaruka abwira Esiteri ubutumwa bwa Moridekayi. Moridekayi yasubije ubutumwa bw'umwamikazi Esiteri aramubwira ngo impamvu nambaye ibigunira kandi nkisiga ivu nuko wowe nanjye hamwe n'ubwoko bwacu twashyiriweho itegeko ribi cyane. Nuko aha intumwa ya Esiteri kopi yerekana itegeko ryasohotse, ariko Moridekayi yihanangiriza iyi ntumwa ko agomba guha Esiteri iyo kopi mu buryo bw'ibanga. Ntekereza ko abantu bavuga yuko Bibiliya itigisha ko umuntu ari umunyabyaha bari bakwiriye gusoma neza bakumva icyo ijambo ry'Imana rivuga. Nshuti yanjye, Bibiliya ibyerekana neza cyane, kandi bene aba bantu nibayisoma neza bazabona ko Imana ivuga neza ko turi abanyabyaha kandi turi abo gucirwaho iteka. Nuko rero intumwa isubira kwa Esiteri ijyanye ubutumwa bwa Moridekayi hamwe na kopi yerekana itegeko ryasohowe n'umwami. Muri Esiteri igice cya 4 ku murongo wa 10 aravuga ngo maze Esiteri atuma Hataki ubutumwa kuri Moridekayi ati, nyuma y'uko Esiteri abonye ubutumwa bwa Moridekayi agasoma n'itegeko ryasohowe n'umwami, Esiteri yahise yongera kohereza Moridekayi ubundi butumwa. Muri Esiteri igice cya 4 ku murongo wa 11 aravuga ngo abagaragu b'umwami bose n'abantu bo mu bihugu by'umwami bazi yuko umuntu wese, umugabo cyangwa umugore, usanze umwami mu rugo rw'ikambere adahamagawe, ari w'itegeko rimwe gusa kuri bene uwo aricwa, keretse umwami atunze inkoni ye y'izahabu, bisobanurwa ngo akire. Ariko jyewe maze iminsi 30 umwami atampamagaye ngo musange. Mu yandi magambo, Esiteri yabwiye Moridekayi ngo birababaje cyane kandi umbabarire kuko ntigeze menya ayo makuru kuva mbere hose. Esiteri yongera ati, hashize iminsi 30 yose umwami atarampamagara ngo mpagarare imbere ye. Ntabwo nzi icyo ariho antekerezaho, kandi uzi icyo itegeko rivuga. Muri icyo gihe mu bwami bwose bwabagaho, umuntu wese wahangaraga kujya imbere y'umwami atahamagawe yahitaga yicwa, keretse umwami amutunze inkoni ye y'izahabu, nibwo yashoboraga kubabarirwa. Serusi yarazwi nk'umwami utajya upfa guca ukubiri n'amategeko ye. Iyo rero umwamikazi ahangara kumuhinguka mu maso, yari guhava amwica. Uko nako Esiteri yasubije Moridekayi, yaramubwiye ngo ndamutse ngiye imbere y'umwami atantumyeho ashobora kunyica. Sambirana usemerera wamamaza inkuru nziza, inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, sambirana, sambirana usemerera Muri Esiteri igice cya 4 ku murongo wa 12 aravuga ngo nuko babwira Moridekayi ubutumwa bwa Esiteri. Nuko Moridekayi nawe yongera guha Esiteri ubundi butumwa agira ngo agire icyo amwibutsa. Muri Esiteri igice cya 4 ku murongo wa 13 na 14 aravuga ngo Moridekayi nawe arabatuma asubiza Esiteri ati, we kwibwira yuko ari wowe wenyine uzakira mu bayuda bose kuko uri mu nzu y'umwami, kuko ni wicecekera rwose muri iki gihe nta kizabuza abayuda gutabarwa bakoroherwa biturutse ku bandi, ariko wowe n'ab'inzu ya so
bazarimbuka. Ahari aho icyakwimitse ngo ube umwamikazi ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa n'iki. Nshuti yanjye, wibuke ko hari undi mwamikazi wigeze guhanwa n'itegeko maze akurwa ku ntebe y'ubwami. Esiteri nawe yatinye ko yagirirwa nka Vashiti, ariko rero nubwo yatekerezaga atyo, ntaho nawe yari gucikirira itegeko ryo kurimbura abayuda, kuko nawe yari umuyudakazi. Itegeko ryavugaga ko abayuda bose bagomba kwicwa, kandi Esiteri nawe yari umuyudakazi. Moridekayi nawe yabwiye Esiteri ngo nubwo wabaye umwamikazi, nta kizabuza ko nawe urimbukana n'ab'inzu ya so, kuko buri muyuda wese wo mu Buperesi yashyiriweho itegeko ryo kwicwa, kandi iryo tegeko rigomba no kugera ku mwamikazi. Nyuma tuzabona ko Serusi atarazi yuko Esiteri yari umuyudakazi. Moridekayi kandi yabwiye Esiteri ko niyicecekera abayuda bazatabarwa biturutse ku bandi. Rimwe na rimwe iyo ntekereje kuri Moridekayi, numva nari gushobora kugira icyo mubaza iyo nza kuba ndi kumwe nawe muri icyo gihe. Mba naramubajije icyari mu bitekerezo bye cyamwemezaga ko ubutabazi bw'abayuda bushobora guturuka ahandi. Ni ukuri nakunze kwibaza kuri iki kibazo cyane, kandi nawe nteze amatwi muri kano kanya ndumva nakikubaza ngira nti, mbese utekereza ko ari handi abayuda bari gukura ubutabazi? Ni handi abayuda bari gukirizwa atari ku Mana? Muri icyo gihe Imana yonyine niyo yari ibyiringiro byabo, kandi ntekereza ko ibi ari nabyo byari mu ntekerezo za Moridekayi. Imana yari igiye gukora mu bundi buryo. Moridekayi ashobora kuba yari azi ko gukizwa kwabo gushobora guturuka mu isezerano Imana yagiranye na Aburahamu. Nuko rero Moridekayi akebura Esiteri muri ubwo buryo. Serusi yari umwami uyoborwa n'iby'isi. Mbese abayuda bari gukizwa n'imbaraga z'amahanga yo mu majyaruguru, mu burasirazuba, mu majyepfo cyangwa mu burengerazuba? Nta muntu n'umwe ku isi wari kubasha gukiza ubwoko bw'abayuda. Nanone kandi Moridekayi yabwiye Esiteri ngo hari icyatumye wimikwa ku mwamikazi mu gihe nk'iki. Ntekereza ko kuri iyi nshuro Moridekayi yari amaze kubona ko ukuboko kw'Imana kwari kuri gukora muri Esiteri, ikamwicaza ku ntebe y'ubwami kubw'intego runaka. Kuri iyi nshuro noneho tugiye gutangira kubona Imana iriho igenga buri gahunda yose y'iki gihugu cy'Ubuperesi. Mu by'ukuri Esiteri ntabwo yatsinze amarushanwa y'ubwiza kubw'impanuka, ntabwo yabaye umwamikazi kubw'impanuka, ahubwo yabaye umwamikazi kubw'umugambi uhamye, kandi umugambi Imana yari yarawuteguye kuva kera. Imana yari izi neza ko abayuda bazanyura mu bihe nk'ibi ngibi bikomeye. Imana izi ibizabaho. Iyo niyo mpamvu tugomba kuyizera, nshuti yanjye. Iyo dushyize ikiganza cyacu mu cyayo, tugomba kwiringira ko ifite imbaraga zo kudukomeza, kuko ari Imana izi ibizaba muri ejo hazaza, mu kwezi gutaha no mu mwaka utaha. Imana yiteguye kutwitaho nta kabuza. Icyo dusabwa gusa ni ukuyizera. Mu bitekerezo byanjye rero, ntekereza ko Moridekayi yari atangiye kugira ibyo asobanukirwa ku byerekeranye n'Imana. Yari amaze kuba wa muntu uhagarara mu Mana adashidikanyije. Moridekayi yari amaze kwiyemeza gupfa kubera Imana. Noneho ndagira ngo urebe na Esiteri uko yabigenje. Wibuke ko yari umwamikazi. Turasoma muri Esiteri igice cya 4 guhera ku murongo wa 15 kugera ku wa 17. Bibiliya iravuga ngo nuko Esiteri atuma kuri Moridekayi, aramusubiza ati, genda uteranye abayuda bari i Shushani bose, mwiyirize ubusa munsabire, mumare iminsi 3 ku manywa na nijoro, mutagira icyo murya cyangwa munywa. Nanjye n'abaja banjye tuzabigenza dutyo. Uko niko nzasanga umwami nirengagije itegeko, kandi niba nzarimbuka nzarimbuke. Moridekayi ahera ko aragenda abigenza uko Esiteri yamutegetse. Aya ni amagambo Esiteri yivugiye. Yabwiye Moridekayi guteranyiriza hamwe abayuda mu mudugudu maze bakiyiriza ubusa. Uko ni nako nawe yari kubigenza hamwe n'abagaragu be. Yari yiteguye kugenda imbere y'umwami, nubwo yari azi ko itegeko ribuza abantu kujya imbere y'umwami batahamagawe rishobora kumwicisha. Inshuti yanjye, ndagira ngo nanone umenye neza ko nubwo abayuda bagombaga guteranira hamwe, nta kintu cyo gusenga bigeze bakora. Mbese kuki abayuda batasenze? Nuko batari mu bushake bw'Imana. Kuki Esiteri atasenze? Nuko nawe atari mu bushake bw'Imana. Igihe Yona yari mu bwato ari wahunga Imana, muri icyo gihe nabwo ntibigeze batubwira ikintu cyerekeranye no gusenga, kuko Yona atari mu bushake bw'Imana. Yona ntabwo yari akwiriye kujya muri ubwo bwato yari arimo. Inshuti yanjye, biragoye gusenga mu gihe cyose utari mu bushake bw'Imana. Birashoboka ko hari abayuda basenze, ariko kubigaragara ntabyo batubwira muri iki gitabo. Umwanzuro wa Esiteri wo kugenda imbere y'umwami wari ukomeye cyane, ariko inshuti yanjye, hari uwakoze ibikomeye kurusha Esiteri. Uwo yavuye mu ijuru aza mu isi yambara umubiri, kandi ntabwo yigeze avuga ngo nipfa mfe, ahubwo yaravuze ngo umwana w'umuntu yaje gutanga ubugingo bwe ku
w'incungu ya benshi. Aya magambo dusomye yanditse muri Matayo igice cya 20 ku murongo wa 28. Muri Esiteri igice cya 5 ku murongo wa 1 aravuga ngo bukeye ku munsi wa gatatu Esiteri yambara imyambaro y'ubwamikazi ajya mu rugo rw'ingombe rw'inzu y'umwami, kandi umwami yari yicaye ku ntebe y'ubwami mu nzu y'umwami areba mu muryango. Umwami yari yicaye ku ntebe y'ubwami areba mu muryango. Iruhande rwe yari akikijwe n'abacamanza be bambaye imyenda myiza cyane kandi y'igiciro. Ntekereza ko aba bacamanza bari bambaye imyenda y'amabara atandukanye, kandi mu cyumba aba bategetsi bari bicayemo cyari kiyagijwemo izahabu, ifeza n'imiringa. Birashoboka cyane ko igihe Esiteri yinjiraga mu ngoro y'umwami, umwami yari ayoboye inama idasanzwe. Nuko Esiteri aratambuka yinjira mu nzu imbere aho umwami yari ari. Kandi inshuti yanjye, ndashaka kukubwira ko Esiteri yari umugore mwiza cyane. Muri Esiteri igice cya 5 ku murongo wa 2 aravuga ngo nuko umwami abonye umwamikazi Esiteri ahagaze mu rugo, Esiteri amutonaho. Umwami atunga Esiteri inkoni y'izahabu yari afite mu ntoki. Esiteri ahera ko yigira hafi akora ku mutwe w'inkoni. Esiteri yari yitunganyije neza mbere y'uko agera imbere y'umwami. Ngira ngo uribuka ko igihe yajyaga imbere y'umwami ku nshuro ya mbere agatsinda amarushanwa y'ubwiza, atigeze asaba kwambikwa umwambaro mwiza cyangwa gusigwa amavuta meza yamwongera ubwiza nk'uko abandi bakobwa babigenjeje. Esiteri yatsinze amarushanwa kubera ubwiza karemano yari yifitiye, kandi kuva icyo gihe umwami aramukunda. Ariko kuri iyi nshuro ntekereza ko yamaze umwanya munini ashakisha umwambaro mwiza yakwambara. Bibiliya itubwira ngo Esiteri yambara imyambaro y'ubwamikazi. Mu yandi magambo, Esiteri yakoze ibishoboka byose kugira ngo yambare aberwe. Bisobanura ko icyo gihe yari yigeze mwiza cyane ku buryo bwose bushoboka. Sinzi uko nabivuga, ariko wenda wanyemerera nkabivuga muri ubu buryo ngira nti Esiteri yakoze ibishoboka byose yigira mwiza maze akomanga amaso y'umwami. Ndakubwiza ukuri ko uyu mugore yari afite uburanga kandi ari uw'igikundiro. Igihe Esiteri yinjiraga mu rugo rw'umwami byasaga nkaho ari ikinamico irihiba. Umwami yaramwitegereje. Ikibazo umuntu yahita yibaza hano ni iki: mbese umwami yari kumutunga inkoni cyangwa ntayo yari kumutunga? Kandi ndabizi neza ko uyu muheburayokazi yari yasenze, nubwo naho babitubwiye muri Bibiliya. Esiteri yamenye ko nta handi hantu ashobora gukura ubufasha n'ibyiringiro, nuko umwami amutunga inkoni. Birashoboka cyane ko akimara kumutunga inkoni Esiteri yahise asekera umwami. Nuko Esiteri atera intambwe akora ku mutwe wa ya nkoni. Uwo ni wo wari umuco w'icyo gihe. Mbega ishusho dufite hano. Muri iki gitabo cya Esiteri nakunze kwibanda cyane ku mategeko y'Abamedi n'Abaperesi nkayagereranya n'amategeko y'Imana. Amategeko y'Imana aravuga ngo ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa. Aya magambo yanditse muri Ezekiyeli igice cya 18 ku murongo wa 20. Kandi inshuti yanjye, Imana ntiyigeze na rimwe igira ikihindura kuri ibyo. Ahubwo uyu munsi niyo aya magambo tubona ko yabaye ukuri kurusha na mbere. Uko niko amategeko y'Imana avuga, kandi nta n'umwe ushobora guhindura amategeko y'Imana. Imana ntishobora guhindura iryo tegeko na rimwe keretse nayo ubwayo ihinduye kamere yayo, kandi ntabwo byashoboka. Hariho ikindi kintu batubwira muri iyi nkuru. Tubona ko igihe umwami yatungaga inkoni umwamikazi Esiteri yabaye nkaho asubije Esiteri ubuzima bwe. Shuti yanjye, mbese wanyemera nkakubwira ko n'Imana uyu munsi itunze inkoni y'imbabazi umwana w'umuntu? Ni ukuri rwose, kuko ibyanditswe bivuga ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Aya magambo yanditse mu Baroma igice cya 3 ku murongo wa 23. Ni ukuri rwose, twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, nk'uko byanditswe mu Befeso igice cya 2 ku murongo wa 1. Ni ukuri kandi ko ubugingo bukora icyaha aribwo buzapfa. Aya magambo yanditse muri Ezekiyeli igice cya 18 ku murongo wa 4. Ariko ngira ngo urabona ko Imana yacu yagombaga gukuraho iri tegeko rikomeye, kandi uburyo bumwe rukumbi bwari gutuma Imana ikuraho iri tegeko kwari uguhinduka umuntu, ikaza mu isi, ikishyiraho ibyaha byacu, ikishyura igihano cyari kituriho. Nyamara iri tegeko ntabwo ryigeze rikurwaho kugeza n'uyu munsi. Nshuti yanjye, Imana igukijije ibikora kuko hariho uwemeye kwishyura umwenda w'ibyaha byawe. Uwo yapfuye mu cyimbo cyawe, ajya ku musaraba kubera wowe nanjye. Kubw'iyo mpamvu rero Imana ntabwo ikitureba nk'ab'iyi si, kuko idutunze inkoni y'imbabazi. Kandi Imana iracyabwira buri wese uyu munsi ngo ushobora kuza ukansanga, ushobora gukora ku nkoni y'imbabazi, ushobora kwakira agakiza gaturuka kuri jye. Noneho rero Esiteri yari amaze kugera imbere y'umwami, kandi yari azi neza ko atari gutinyuka gukora ikintu nk'iki
keretse mu gihe habayeho ikintu gikomeye cyamutinyura guhagarara imbere y'umwami. Muri Esiteri igice cya 5 ku murongo wa 3 aravuga ngo, nuko umwami aramubaza ati, urashaka iki mwamikazi Esiteri, cyangwa icyo usaba ni igiki? Ndakiguha naho cyaba umugabane w'igihugu cyanjye. Umwami yarazi neza ko Esiteri adashobora guhangara kumuhagarara imbere azanywe n'akabazo gato. Yarazi ko atazanywe no kumusaba amafaranga yo kugura ingofero nshyashya y'abamikazi, cyangwa ngo amusabe basohokane muri resitora runaka ku mugoroba. Umwami yarazi neza ko igitumye Esiteri ahangara kumugera imbere ari ikintu gikomeye cyane. Umwami yabonye ko Esiteri yuzuye ubwoba bwinshi kandi ahangayitse cyane, nuko yifuza ko yagira icyo amumariye kugira ngo amumare ubwoba kandi amuhumurize. Maze umwami aravuga ngo, icyo ushaka cyose ndakiguha naho cyaba umugabane w'igihugu cyanjye. Nshuti yanjye, iyi ntabwo ari insigamigani nk'uko benshi babitekereza. Kugira ngo umwami anezeze kandi ahumurize umwamikazi we, yabaye nk'umuha sheke itanditseho, maze amusaba kuzuzaho umubare w'amafaranga ashaka yose. Muri Esiteri igice cya 5 ku murongo wa 4 haravuga ngo, Esiteri aramusubiza ati, umwami nabishaka uyu munsi nazane na Hamani mu nkera mwiteguriye. Esiteri ntabwo yashatse ko icyifuzo cye gihita kimenywa n'umwami ako kanya. Icyo yakoze gusa ni uko yatumiye umwami ngo basangire amafunguro yo kumanywa, kandi amusaba ko umwami yazana na Hamani. Esiteri yifuje ko Hamani ahaba kugira ngo amenyeshe umwami ko itegeko ryasohotse ritari iryo kwica abayuda gusa, ahubwo ryari no guhitana umwamikazi. Ikintu Esiteri yakoze hano kirimo kwicisha bugufi no kwihangana bikomeye cyane. Esiteri yari yamaze kubona ko ari we wenyine abayuda bategerejeho amakiriro. Hirya y'ibyo kandi, Imana yari yamushyize ku ntebe y'ubwamikazi kugira ngo ibashe kurinda ubwoko bwayo. Ntekereza neza ntashidikanya ko Esiteri nta munsi n'umwe yigeze avuga ko yabaye umwamikazi kubera ubushake bw'Imana. Ni ikimenyimenyi, nta hantu namwe mu gitabo cye tubona izina Imana, kandi yagiye imbere y'umwami azi neza ko bishobora gutuma yicwa. Nshuti yanjye, umunsi umwe tuzahagarara imbere y'umwami w'abami. Buri mwizera wese azahagarara imbere ye kugira ngo arebe ko ahabwa ingororano cyangwa atayihabwa. Urwo rubanza ruzabera ku ntebe yitwa Bema ya Kristo. Hariho kandi urundi rubanza abatizera bazahagarara bonyine. Uru rubanza ruzabera ku ntebe yera kandi ikomeye. Icyo gihe abanyabyaha bazahanwa bikwiranye n'ibyo bakoze. Igihe umwami yatungaga Esiteri inkoni, Esiteri nawe akegera imbere akayikoraho. Uko niko n'Imana yadutunze inkoni y'ubuntu kugeza n'uyu munsi, kandi iraduhamagara kwegera imbere tugakora kuri iyo nkoni y'imbabazi kubwo kwizera, tukemera icyo Imana ishaka kuduha. Imana ntabwo yatugiriye ubuntu kuko turi beza. Indorerwamo yanjye imbwira ko ntari mwiza kandi ndi mubi imbere muri jye. Icyaha gituruka imbere mu mutima w'umuntu. Tujya dukunda kumva uburyo badukangurira kwirinda ibintu bihumanya ikirere, kandi nanjye ndabyemera rwose. Ariko ndifuza guhera aho ibibazo byose bitangirira. Aho nta handi, ni mu mutima w'umuntu. Nshuti yanjye, Imana itunze inkoni y'imbabazi abantu bose bazakira umwana wayo akaba n'umwami Yesu Kristo. Reka dusenge. Mana, ndagushimiye kuko imbabazi zawe zihoraho iteka ryose. Ndasabira umuvandimwe waneze amatwi kumenya neza ko ushoboye kumubabarira nubwo yaba yumva ko yakoze ibyaha byinshi bimwe yita ko ari binini. Ndamusabira ngo uyu munsi amenye neza ko kukwizera bihagije kugira ngo ababarirwe ahinduke umwana wawe. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ndagushimiye nshuti wabanye nanjye mu kiganiro cy'uyu munsi. Ubutaha ningaruka nzakubwira inkera Esiteri yatumiyemo umwami na Hamani, mubwire nuko umwami yamenye ko Moridekayi ari we wamuhishuriye abari bagiye kumugambanira. Ngaho amahoro n'umugisha biva ku Mana Data n'umwana wayo Yesu Kristo n'umwuka wera bibane nawe. Icyo cyari ikiganiro tumenye Bibiliya. Niba wifuza kugira icyo ubaza, kudutera inkunga cyangwa ushaka kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufi kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri email yitwa umucyo@yahoo.fr. Imana iguhe umugisha.